Byakugendekeye bite ko nakubonye mu kizamini cy'akazi? Wahora n'iki sha? Nanjye naherutse toxique dutsimbukira rimwe muri gare. Karyungu sureba cyagiye maze gukatisha tiki. Ndabyibuka rwose nagusize ugiye kurira imodoka. Nagiye kubona mbona igikumbi cy'abantu benshi, ngiye kumva numva twese turi kujya ahantu hamwe. Bidahagije ngiye kubona mbona twese twinjiye mu modoka imwe. Niturije ngiye kumva numva bari kuganira ku bintu by'ikizamini cy'akazi. Ubwo natangiye kwiheba nibaza uburyo turahagera tungana. Mwari benshi se? 4/5 bya Ritiko baganiraga kuri icyo kizamini cy'akazi. Nanjye nari ndimo nagiraga ngo twari twayikodesheje uko baravugaga nkabura n'umwe tutagiye hamwe. Jewe nageze aho twari tugiye gukorera ikizamini cy'akazi ndi uwa mbere. Mu minota 10 hari hamaze guparika Ritiko izi 5 z'abantu baje gupiganira imyanya mu kazi. Icyatumye nsohoka mu modoka nkabisubika ni iki kimwe. Ubwo sinzi uko nakebutse mbona na Sharomu yabaga uwa mbere mu ishuri ayirimo. Nawe agiye gukora ikizamini cy'akazi. Aho rwose nahise mvuga ati uku no gutwika itiki. Je byihorere akazi natangiye kugaheba. Uwo twari twegeranya maze guhamagara wari wagezeyo ngo bamaze kuhagera ari 1000. Yesu mwami, wowe wabimenyeye mu nzira urakomeza uragenda. Shagiye nuko nisanze nagezeyo. Je narakomeje nishyiramo akanyabugabo kuko numvaga ningera ku rupapuro ndi bukora ibitangaza. Mbese wumvaga uri igitangaza mu banyeshuri 1000. Aha icyatumye ncika intege noneho nyisohoka mu modoka nahise mbona wa munyeshuri yabaye wa kabiri mu gihugu. Iyo uhita undabura se nanjye nkitegera nkitahira. Na nomero zawe nari mfite mba narakurabuye. Nemeje 90% ko akazi nakabuze mpageze kuko ntageze tumaze kuba 2,000. Akumiro nini yo ikimasa naho imvunjira handurika. Ese imyanya mwapiganiraga yari ingahe mu kazi? Ngibiri nyine no sobanya hari ndi ndengejeho. Nagiraga ngo umaye faka y'intoki 2 zibaho se. Wari wanyuze kwa Sarongo se? Warogesheje ngo wizeye umwanya umwe mu myanya 2 mu bantu 2,000. Nta n'ikimenyetso cy'umusaraba nari nakoze. Ubwo se wari uraritse urwo rutwuzi ko akazi uri bugahabwe? Ubu se niwumvaga ko akazi ka mbere kazahabwa wabaga uwa kabiri mu gihugu, aka kabiri kagahabwa umunyeshuri wabaga uwa mbere mu ishuri? Wese ko wakomeje ugakora kubera ko ikizamini cy'akazi kiba ari cuzi, numvaga ndi busakoringe nkabigwaho. Aha ubwo ikizamini muba mukinjiyemo. Ubwo baduciyemo amashifuti je nari muri shifuti ya mbere. Aha ubwo tuba tugeze muri sare twari bukoreremo ikizamini. Abaziranenge buri muntu bamuha computer ye. Ubwo umukuru wa site abaravuze ngo buri muntu nafungure computer ye. Tugifungura baba twohereje ibizamini. Nakubise amaso ku Cyongereza. Nubwa mbere nari mbonye Icyongereza gikomeye. So gusoma umwandiko ugasubiza se? Bagukinisha se muraziranye. Ubwo numvaga yuko ari umwandiko babaha ugasoma ikibazo ukajya kukireba mu mwandiko ubwo ibikurikiyeho bikaba ari byo gisubizo. Niba ari byo se kuki watashye utagikoze? Rata komeza utubwire uko byakugendekeye. Nakubise amaso ku bibazo 10 mbura na kimwe nize. Computer nese yicamo ibice 2, igice cya game n'igice cy'ibibazo. Na game yari iri mu byo muri bukore. Wapi kwari ukubura uko ngi narebye gusohoka mu kizamini kitarangiye mpitamo gukina game kugira ngo negereze abandi basoze nanjye nkirike submit. Ubwo se wategereje gusubmitinga wakoze iki? Cyahese